ubu tuvugana uzi ahantu yaba yaragiye byibuze uzi aho aherereye ku buryo ushobora kuvuza ngo ari muri aka gace akimara gutwara ibyo byose iyo nkundura yose nyuma yabyo waje kumenya ahantu yaba aherereye? Urumva byo nanabimenye ko yagiye aho ngaho cyangwa ari aho ngaho, umva nakora iki se? Ndakwinginze murabe mutarankuyemo kuko mubaye mwarankuyemo mwaba mumpemukiye, nanjye ayo mafaranga ndayashaka rwose pe, mbabarira niba ntabwo mwankuyemo. Kose koko mana, aya mafaranga koko warakoze kuyama, ariko si uko mbona imibare itari kuvamo. Base ngura ibirayi 10 tubirya iminsi, ningura ibirayi se amakara arabashize. Mana we, ubu se nishyure nyir'inzu amezi 4 musigaremo kumwe? Oya nanone singomba guhemuka. Aya ngaya senyagwa, basi nyishyure kwa muganga. Kwa muganga ndimo ideni ryinshi ntabwo byankundira. Use ngiyeyo bakamfunga, Mana yanjye ndakora iki koko? Use umwana wanjye ko ataranakira, use muvuze akire byibuze nsigare mvuga ngo umwana wanjye yakize. Naya ntiyamuvuza. Mama Teta, iyi kuko mwana ko wagiye kure cyane. Bitese ngaho ndamutse. Wabaye ikize ko wicaye hano? Sha nyine ntacyo nabaye, tunicarira ahangaha nari Mwegere tuganire numva ukomeye. nzamutse ngiye guhaha ariko ndi kubara nkabona nkibivamo. Hayi harera. Mfite ibibazo byinshi. Chapo, ibibazo se ko ari iby'abantu bose mubyeyi, ubu ngubu wagira ngo biba byoroshye. Ni ubuzima tuba turi gucamo, nose byagenze gute? Sha nyine Zandura. Shase ko ari twese n'izandura n'ukwirwa ducanga mu buzima. Basi ko mbona ufite n'amafaranga mu ntoki, wowe bimeze bite? Amafaranga rero ndi kubona, ndi kwibaza njye kwishyura ibitaro mvuze umwana wanjye ntahe. None se ubu kuyaca mbese ndi kuyabarira nkabona ntabwo biri kuva. ko ari ibibazo. Kandi ubwo mfite n'ikibazo cya nyir'inzu, yaranyirukanye kandi muri amezi 5 yose. Ko ari menshi. Ukuntu wenda ngende gutekereza ikintu wakora, urumva ntabwo wajya kwishyura ibitaro ngo uzurare hanze. Urumva ndumva wagenda ahubwo ukishyura nyir'inzu, ugukodesha nyine nyir'ibyondo, ukabanza ukamuhaho makeya niba hari utwo usaguye. Urumva ukaba wavuga ngo ujye kwishyura ku bitaro wenda ducyo ubonye, ubutaha nubona utundi ubishyure cyangwa uhahemo ibyo kurya. None se murabaho mute? Ejo bundi mperuka randi rodi wanyu muri guserera, ubu si igikurikiye se ukwirukana. Kandi yaransohoye mu nzu. Bazimu bake bari kumbwira ngo ni muhinzi ye ngo ayikodesha abantu bafite amafaranga. Ako ntabwo namurenganya, amezi 5 ni menshi. None deja imaze kugukura mu nzu nyine yagusohora, cyangwa arimo arapropose kugira ngo avuge ngo igihe aguhaye runaka nikirangira nawe urasohoka. N'ubu nshobora gusubira ngasanga ibintu byanjye yabijugunye neza. Yesu we, ikintu ugiye gukora cyambere rero Mama Teta, genda umuhe make umubwire ko ayandi uzagenda uyashakashaka.
noneho igikurikiyeho none se nimuha makeya ndahahisha iki? nyine ufite sangahe basi kugira ngo umwana se we umenye ndamuvuza iki? mama wanjye we mfite angahe kandi ari yayandi mwampayemo inkunga? nta kintu yagufasha urumva ibitaro ni 200,000 inzu ngo nandi ariko mu itsinda ryacu hari umuterankunga wajemo. Umuterankunga? Yes, dufite umuterankunga wajemo uri kuduha amafaranga ariko birasaba ko uba ufite 10%. Mva kandi nanone rero umva rero nkubwire ndakwinginze murabe mutarankuyemo kuko mubaye mwarankuyemo mwaba mumpemukiye nanjye ayo mafaranga ndayashaka rwose pe mbabarira niba ntago mwankuyemo. Oya ntago twagukuyemo ahubwo ikintu ugiye gukora shaka uburyo ubona 10% uracyarimo nta muntu wagukuyemo nibirangiza nawe dukomezanye. Ubu si 10% ndarikura he kuguma nasi ndeka ibi basi naringiye gukora hanyuma nkuramo 10%. So muterankunga azaduha amafaranga menshi araharisha ahubwo uri kuntinza bitekerezeho nurangiza uyashake nibirangiza uze dukomezanye. Ngiye reka mbe ngiye naje gushaka utwo kurya tw'abana bye kuva tuzasubira bye nawe uhige uzaze basi umvuganire ntimunkuremo n'ukuri dore simperuka. Mama uraho neza? Uraho neza? Urarwaye ko wicaye mu nzira? Ko wicaye mu nzira? Urwaye iki? Ukaba muhungu. Mbega ukumbuka ndaremerewe. Si ikihe kibazo ko umeze nk'umuntu urembye? Ibibazo byinshi. Wicaye mu nzira wirihebye umeze nk'umuntu urwaye wabaye iki ko mbona uri umumama mbona rwose byiyuhe ibibazo aya masaha ameze gutya wicaye ku nzira ikihe kibazo? Mwana wa se urambaza ibibazo mfite mu bikora biki? Oya ariko none ibibazo byinshi mfite ibibazo byinshi nabaye nk'umusazi. Ese mama urimo uravuga ngo wagize ibibazo simbona ufite amafaranga ese amafaranga ufite mu ntoki ese amafaranga ufite mu biganza byawe ufite ibibazo ufite n'amafaranga mu ntoki nubwo ubona nyafite ariko ntabwo ari ayanjye byagenze bite uko bireba uku rwose aya mafaranga ureba si make ariko si na menshi ariko nta n'ayanjye harimo na make. yambwira byaje nyine ndabona ufite amafaranga mu ntoki urihebye uhagaze wicaye ku nzira ufite ibibazo urihebye ni ibiki sobanurira numva ikibazo wa muntu uko ndeba uko bansohoye mu nzu mfite umwana urwaye umeze nabi mfite amadeni kwa muganga nananiwe kwishyura aya mafaranga rero ndumva oya ahubwo tuza umutima umbwire ikibazo ufite n'amafaranga umbona hari none se wagiye ukayakemuza ibyo bibazo ufite? Ese amafaranga n'ibyo bibazo nkubwiye urumva yakemura iki koko? Ariko byibuze urayaheraho none se nimba wagerageje aya ngaya ureba muri ibyo bibazo nkubwiye nta na kimwe yakemura ni make ku bibazo mfite ubu ndeba ndashonje inzara iranyishe simuruka kurya. None se mama nimba ushonje icyambere si ubuzima wabanje ugakuramo make ukabanza ukarya ugakemura ikibazo cy'inzara hanyuma n'indi bibazo bikabanza bikaza nyuma ariko babanje gukemura amafaranga urayafite uraje wicaye ku nzira ugusubira urabona koko mu by'ukuri nimba n'ibibazo bihari yego ndabyumva ufite ibibazo uranaremerewe ariko nanone amafaranga makeya yazana menshi sibyo ihangane rero ugerageze kurwana kuri utwo dufaranga duke n'ayandi nubwo yaza birasanga n'ubundi ayangaya nayo agire umumaro none se ubwo urumva ntabwo umwanzuro ari ukwicara hano ku nzira ihanganira umubyeyi
uriyubashye rwose nubwo wenda ibyo bibazo byaguheranye ariko ndabona ntabwo uri umubyeyi wo kwicara ku nzira gutya abantu bose batambuka n'ibiki ahubwo ngenda kubonye numirwa mbona ibitekerezo byawe biri kure ihangane rwose rero ntabwo wamenya umutima w'umuntu burimo ibintu byinshi igendere ibibazo byanjye nta nubwo wabyitaho ngo ushobore ariko igihe cyo mbonye nuko ufite amafaranga gerageza ukemura ibyo bibazo byawe amafaranga ntuyafite mu biganza gerageza kandi ureke kwicara ku nzira umuntu w'umubyeyi nkawe ufite n'amafaranga wicaye ku nzira urabona wagerageza ugakemura ibyo bibazo ugahera kuri makeya ibyo ntabwo ari byo niba ufite andi wanyongereye ufite amafaranga ariko mwabaye muto hera kuri ayo ngayo arakemura ibyo bibazo uriya muntu ibyo avuga nibyo kamaguruka hano ngana ndeke kwiteza abantu pe bitavuga imana neza ntibituze twebwe aba yagiriye neza turahari turayishima bitavuga imana neza ntibituze twebwe aba yagiriye neza turahari turayishima ibitavuga imana neza ntibituze twebwe aba yagiriye neza turahari turayishima bitavuga imana neza ntibituze twebwe aba yagiriye neza turahari turayishima ibitavuga imana neza ntibituze twebwe aba yagiriye neza turahari turayishima bitavuga imana neza ntibituze twebwe aba yagiriye neza turahari turayishima Haleluya amena Haleluya amena Yesu nashimwe cyane mbere na mbere katubanze dusenge dushimire Imana yatumye tugera aha ngaha amahoro Uwiteka Mana ikomeye Mana igira neza Imana y'impuhwe n'urukundo umwanya nk'uyu nguyu turashima ko twaje imbere yawe tuje kuvuga ibyiza byawe tuje kuvuga ineza n'urukundo rwawe kuri twebwe komeza utwiyoborere rero bari wowe buri sengesho umubwiriza w'ijambo aba ari wowe umuyobora ntaba ari we wiyobora ndetse n'uririmba nyagasani aba ari uririmba ntaba ari we uririmba ntaba ari we uririmba mu izina rya Yesu ngaho bana natwe twegeranye uwegeranye imitima yacu yururukire imbere yawe yururukire kubana nawe ivuga ibyiza n'ineza yawe mu izina rya Yesu amen ubundi musa muheruka nyiri umwana haranamira ubwami none se ndabibona nyine warakuze ibiti byawe wararongoye byagenze bite naherukaga kera ugira ubwoba ubwoba bwo kurongora bwo muri iyi minsi byana ntibyabura ariko bitewe nanone na sitati y'umuntu none se nkanjye rero papa n'ibintu byose yansigiye papa yitabye Imana gusa ntabwo ndakubwiye wapi muzehe yaje gutaha byari bikomeye ariko icyo gihe nakinyuzemo umugabo kandi kame mu gihe cyari kigoye byabaye ngombwa yuko mfata inshingano mu buryo bugoye ariko ubu namenyereye rwose muzehe maje kumwibagirwa pe polisi nakunze none se biba byaje kukugenda musa mbwihiza ukuri ibyanjye ni birebire no nkongowe ni birebire umugore wanjye umenye utakimwibuka umugore wawe kandi muzi ndamwibuka buriya nyine umuntu ni mugari yajyaga amafaranga akarya nk'uwicariye umuntu noneho nanjye ndwara diyabete ndwara umuvuduko w'amaraso uri kubyumva ndwara impyiko njya kwa muganga amafaranga ashiraho neza pe umugore anta mu bitaro aragenda isambu twari dusigaranye nyine ibisambu byose abitangaho ingwate muri papa bamuhereza amafaranga yobwa nsanze mu bitaro arambwira ati sinya hano ibipapuro abaganga nibyo bari gushaka kugira ngo barebe ukuntu bakujyana mu Buhindi kukuvuza kumba ari kunsinyisha ibipapuro byo muri banki byo kunemeye ko bamuha credit arangije arahambira buri kantu kose aragenda tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi
ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hagati y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Amena. Mwumvise ko umubi wese aha muri Zaburi ahavugwa, niba usenga Imana, niba uvuga Imana koko, wikwicarana n'abari kuvuga Satani. Si bivuze ngo wabitandukanya nabo cyangwa wajya kure yabo, begera ubabwira Imana. Wikwifatanya nabo ngo ujye kuvuga ibibi cyangwa se ujye kuvuga ibitarimo Imana. Nubona umuntu icyo iri jambo riba rishatse kutwigisha, nubona umuntu ari mu nzira mbi, mwegera umuyobore mu nzira nziza. Wimutererana cyangwa ngo ugende umufashe kujya mu nzira mbi, mwegere umubwire inzira nziza. Yego, kadusabe Diakoni Florence tuzamurira indirimbo. Ngoma mu bitaro nyine abagira neza batangira kumfasha, mbona ibitaro mbivuyemo, mvuze ngo reka nsubire hahandi nari ntuye n'ibyo byose barambwira ati reka ati banki ahubwo iri kuhateza cyamunara, ati nimba ufite amafaranga yo kuhagura hago. Byagenze bite? Umugore we yatanzeho ingwate, birancanga, mbura ahantu ho kuba, urabizi nta famiye nagiraga, ndaserera muri make n'umuvuduko na diabete bindi hejuru, nibwo kumwisanze mu muhanda ndi gusabiriza, yuko wasanze hari ahantu nicaye hariya. Mbese ubu tuvugana uzi ahantu yaba yaragiye byibuze uzi aho aherereye, ku buryo ushobora kuvuza ngo ari muri aka gace, akimara gutwara ibyo byose, iyo nkundura yose nyuma yabyo waje kumenya ahantu yaba aherereye? Urumva byo nanabimenye ko yagiye aho ngaho cyangwa ari aho ngaho, urumva nakora iki se? Ubwanjye ninjye wisinyiye. Ikindi cya kabiri, umuntu guta muri kondisiyo nk'iyo ngiyo akagenda, ubwo urumva noneho unamubonye atahita ashaka uburyo ashaka n'abantu bakaba banakurangiza. Nubwo n'ubundi ntabayeho, ariko n'ubundi yahita ndangiza. Mbega umugore, ariko se ko yitondaga, ko njye nabonaga mubananye neza, nta n'ikibazo cyari gihari, mutunze mutunganiwe, umugore mbona rwose muhuza. Iyo yaje kugira uwo mutima koko, ntago nabikwifuriza, ariko uracyari muto, uzagira igihe cyo gushaka, ariko ndakubwiye ngo umuntu ni mugari. Si nk'ibyo byose se natwe tugira ubwoba bwo ibintu byose bibera mu ngo z'iki gihe, kugira ngo ibyo byose si byo bituma tuzana tujyana imyaka. Ko wanzanya ahangaha, njye ntago ndi igisubizo, ndi ikibazo. Umva mubwira, umutima wawe utuze, ahangaha njye nta kintu na kimwe mbuze, ibintu byose birahari. Ndagira ngo nkubwire ngo niyo myenda nuko kuntu usa nuko ndagira ngo nkubwire ngo uraza kumera neza, wumva utekanye ahangaha. Kuba ngiye twahuye, nzi neza ni neza wagiriye umuryango wanjye, tukuzi nawe nkuzi kuva kera, nizera yuko ngiye uri buze kumbonamo umugisha kandi ukomeye.